bizagufasha kumwubakamo icyizere n'urukundo ruramba. Katwigire ku cya kane, gukoranaho, touch cyangwa se icyo bita touch physique mu gifaransa. Kubita mugenzi wawe agashyi ko mu mugongo, cyangwa se gufatana, guhoberana cyangwa gusomana na mugenzi wawe bishobora kugaragaza urukundo umufitiye. Ubu ni uburyo busaba ubuhanga bwinshi mu kugaragaza ko ibintu uri gukora uri kubikoreshwa n'urukundo, utari kubikoreshwa n'irari ry'umubiri. Uzirinde gukoresha ubu buryo cyane ku muntu utaramenya neza. Ibi bishobora guherekezwa na karesi cyangwa se no gutera akabariro ku bantu barushinze. Umuntu wese utararushinga ubu buryo bwa kane ntabwo bumureba pe, kuko bushobora kubyara ingaruka mbi zirimo kurwara sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se kubyara no gutera inda bitateguwe. Wirinde rero iki kintu cya kane musore nawe mukobwa, iki kintu cya kane mukirinde. Iki kintu ni icy'abantu bashakanye gusa. Gufatanya, iki nicyo cya gatatu.